ijwi ry'impanuro munyakuri. Ariko Kazuya karame buye iyo witegereje ukareba ubona itorero ritarapfapfanye koko. Ryarapfapfanye byararangiye. Ariko koko ubu muvuye gusenga itorero murarizi? Turarizi nyine. Si cyari ryararuguru se. Ahubwo mbere kuryana tuvune dutunda imicanga dutunda amakoro tutumena beto ryaramvunye. Itorero ntabwo ari iryo, ito tuvuga ryubakiye kuri Kristo. Ryubakiye kuri Kristo mu ijuru se. Hari ase dusengera. Aje bavuga ibyo bazi nabisobanura. Ubundi musengere murasenga. Turasenga nyine. Wese turusha gusenga. Kandi aka kagabo kagira amagambo agasumba nk'umuntu yagaceka. Nibyo ariko mwabagabo mwe murapfiki. Nakomeje guhagarara hariya ndi kumva amagambo murimo muri gutongana murapfiki. Uyu mugabo itorero ngo ryubakiye kuri Kristo. Kristo se yamubonye he? Twubaka ko twubatse dushyiraho amatafari. Kristo namubonye he? Azashinja abantu byango turabanyabyaha uturinjiji ngo nituzi ngo iby'itorero ngo nituzi iyo biva niyo bijya. Reka mbabwire mwabagabo murapfubusa. Itorero ni irya Kristo. Bambwirije. Sibyo? Bambwirije. Kristo niwe mutwe waryo. Yego. Murabyumva neza? Kandi ikindi itorero ntiripfa. Abantu bashobora gupfa ariko itorero ntago ripfa. Imana ishimwe. Nukuvuga yuko naho abantu bamwe bapfa ariko itorero rizahoraho kuko riri mwibanga. Yesu ufite abakozi. Ntabwo mwe mushobora kubimenya. Ese karibanga muyibwirwa ni? None se ubwo mwaba mufite ibitabo gusa mudafite ijambo mu mutima. Munyakuri.